ejo mwana kumva ngo umuntu yiyahuye. Ibintu ndimo nabona ngaha ni ibintu bikomeye. Nibaza umuntu muzima akakubwira ati kajya muri Nyabarongo. Ihangane. Ni ibintu bikomeye. Ko umuntu yakubwira ati kajya muri Nyabarongo. Ihangane. Umuntu w'ikiremwa, umuntu utagira indangagaciro za Gikristo. Ku buryo Imana itankorera ubukwe ngo impereze impeta. Ngira narayiguze. None ahangaha nkabirije abadayimoni nabo bakoreramo nabo batekereza. Nzambara impeta muri iki kiganza cyanjye. Kandi nzaba umugabo guhamya ibya Kristo n'umugabo guhamya ibyanjye mu rugo rwanjye. Yewe Yego. icyo nabwira abantu nanabatangariza. Ntabwo nzongera kugaruka kuri kamera kwirirwa mvuga ngo mama pasteur ngwiki. Audio nibishaka yanyoherereje. Yego. Nayumvishije Pastor Claude araseka. Uyimwoherereje cyangwa narayimwumvishije gutya duhagararanye araseka. Arambwira ngo yinyoherereze. Ndayimuha ngira ngo nukugira ngo ayumve. Ariko ntabwo yambwije ukuri ngambwe ngo ngiye kuyikoresha mu kiganiro. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi muri mu bice bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane. Turagarutse turi mu mashimwe n'ubundi kuko twongeye guhura duhumwe ku mwuka w'abazima. Umuntu bita Byukura Bagirane, ngira ngo iryo ni rimwe mu mazina ari kuri buri page ya buri kinyamakuru cyose dufite. Samudakizemo Agaki Prophète Noheli official. Prophète. Utamwise Prophète yavuze ko atabikunda umuntu utamwita Prophète. Ariko nanivuze Byukura Bagirane ni iki? Byukura Bagirana ni indirimbo ye n'akabyiniriro. Ni AKA. Prophète ni Noheli. Byukura Bagirane ni AKA. Yesu ashimwe. Wambara ibikomo. Yesu ahimbazwe. Oya ntago iby'amadini hano. Ntago ndi umwadepe. Yesu ashimwe rata mu. Yesu ahimbazwe. Umeze neza. Turashima Imana turamahoro. Imana iracyakurinze. Ndashimira Imana iracyandinze iracyari kumwe nanjye. Yego. Ni Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Niyo yonyine ivuga bikaba yategeka bigakomera. Urugendo rugezeye. Urugendo nuko urugendo rurakomeje. Mu rugendo rurakomeje. Umuririmbyi yaravuze ngo wima amatwi biguca intege. Wibwire ko Yesu yanesheje. Urugendo rurakomeje. Umuririmbyi yaravuga ngo umusaraba niwe bendera ryacu abakijijwe, twemeye n'isoni zawo kuko niwe utuneshereza. Mu rugendo nyine urabizi ibyago n'amakuba ntibijya bibura, ariko Uwiteka dukiza muri byose akaturinda. Nuko umuntu wese uri kubona Noheli mu gakote keza cyane mu ibana umusirimu mbega, umuntu wese uri kukubona n'uburyo yarasanga kubona arabona ko Noheli yacitse intege. Oya yacitse intege gute kandi nambaye neza kandi dayimoni igisuzugura icwa no kwambara ukaberwa. Yego wamwisha ariko umuntu ashobora kuvuga ati bitewe n'ibintu amaze iminsi mu mbuga nkoranyambaga biragaragara ko Noheli rwose none ashaka kuba yavuye kwizima akabaje kubwira abantu ko rwose ibyo yararima bivuyemo. Nabivuyemo se nige nabyisizemo. Wabinsizemo nambwira ngo bivemo nzabivamo. Uzabivamo. Yego naraye mbonye impeta. Yego waguze. Ubwo niyo mpamvu nari nkubaje ngo urugendo rurakomeje n'urugendo rwiyerekwa rw'iby'Imana yakubwiye rurakomeje kubera ko abantu bagiye bagira ngo nagatwika ariko ndabona bya bintu biri bizaba banaseriye bumirwe. Hagati yuko ngira icyo ngusobanurira ku bijyanye n'iyo metumbajije no ku bindi ndi umukristo nkunda gusenga. Yego. Reka tubanze twiragiza Imana kuko ibintu byose ukoze utiragije Imana biba expired cyangwa se bipfa ubusa, biba biri hasi. Uri ibyiringiro bizima, uri isambi itarumba, uri ubwugamo bw'umugaru, ubereye maso abagutegereje kandi abagushakana umwete bazakubona. Uri Alpha, uri Omega, uri itangiriro ndetse ukaba n'iherezo. Mana kuva na kera wabanye nanjye ugendana nanjye nduruhinja kugeza n'izi saha uracyandinze. Sengeye buri muntu wese uduteza amatwi muri iki kiganiro kuri izi televiziyo zitandukanye, umuntu uteza amatwi Impanuro TV umuha umugisha, umuntu uteza amatwi Urugendo TV umuha umugisha, n'izindi mbuga zose turi kumwe hano uziha umugisha. Mana rero ukomeze ushyirwe hejuru, ngweretse abanyamakuru ngo umwuka wera basange mu byo bambaza byose abane nabo, kandi nanjye umwuka wera nsange mu byo ngiye gusubiza hano. Isi yose aho iherereye ikomeze kumva inyuzwe
n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'ibiganiro tugiye kuvuga, niko dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda gukomeze kukiturindiramo, ugihe amahoro n'umutekano, cyane ko n'ubundi urimo, ariko ukomeze uganze ku buzima bw'iki gihugu natwe twese mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Yego. Nuko ikibazo nari nkubajije nti abantu benshi ibi bintu nyamara biraza kugenda bibatungura umunsi ku munsi, bigenda bifata indi sura nshya. Impeta yo ije gutije mu iyerekwa ryayo cyangwa n'ugushyira mu bikorwa ubuhanuzi Imana yaguha? Ejo bundi narasenze, abantu banteye imijugujugu, abantu baravuga ndi umugome, abandi banyita amazina bashaka, abandi baravuga ntacyo nzimarira, abandi baravuga naho uzagera, ariko mbibutse neza ko umuntu nakubwira ngo naho uzagera, ujye umwibutsa ko naho ugeze atabigezemo uruhare kugira ngo uhagere. Mbere na mbere Imana mu buzima bwanjye, ibindi bizaza nyuma. Narasenze, Imana irambwira ngo ninjye twavuganye, irambwira ngo ese mwana wanjye tuvugana hari umuntu wari uhari? Ndavuga ngo hoya. Ese mwana wanjye nkubwira ko nzi Imana iri kumwe nawe, hari uwo nagishije inama kugira ngo nze nkwereke iyerekwa? Ndangije ndayibwira ngo ntawe. Irambwira ngo uko nta muntu n'umwe nigeze ngisha inama ngo nze mvugane nawe, ni nako ndi Imana igarutse ku buzima bwawe. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ugende ujye mu mujyi, ujye kugura impeta ya fiyansaye uyizane, uyisengere. Abantu bakwise umusazi, uyinyuze kuri kamera nk'uko bakwise umusazi, kubera ko n'ibizambere wabinyujije kuri kamera. Usengere impeta, ugende uyishyire mu rugo ku kabati. Buri uko uzajya uva mu materaniro cyangwa se uva gusenga, uzajya ubwira iyi mpeta ngo Mana, yego, nzajya mbwira Imana ngo Mana, iyi mpeta niwe wambwiye ngo njye kuyigura. Iyi mpeta nkeneye urutoki ruzajya muri iyi mpeta rukayambara. Imana irambya ngo nzagukorera ubukwe. Ese ubundi waba utari umupagane, waba udafite amaso y'umwuka, ubona ndi umusore mubi utashaka umugore mwiza, ese ubona ntazakora ubukwe? Uzabukora, ariko ngo nzakora ubukwe buzahuruza amahanga. Ndavugana n'isi ko Noheli atari umusore w'ikimuga utazigera ushaka ubukwe. Ndavugana n'isi n'amahanga yose ko Noheli, je suis prophète byukura bagirane Noheli, yego, ko ari umuhanuzi uzagira urugo rwiza kandi byiza byose biba mu gakiza k'Uwiteka nzabihabwa. Niyo mpamvu nje kubwira abantu ngo no comment, nimutereho ibibazo, nimugire ikindi murenzaho. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwanjye kigiye gusohora. Nuko nagenzana impeta ubiri mu rugo, impeta iri mu rugo. Buri ko nsohotse ngiye kwambara inkweto mbwira Imana kuko natibagiye kwambara isogisi, ni nako natibagiye kwiriya mpeta wambwiye ngo nyigure nyishyire hariya. Imana twavuganye, nkavugana nayo nta muntu uhari, nta mama, nta data, nta murumuna wanjye, nta mukuru wanjye uhari. Niyo mpora nishyuza ko nkibwira ngo kuki wambwiye impeta ukambwira urugo bimeze bite? Icyo ndakigushubije. Yego, ubwo by'iyo mpeta abantu barabibonye. Iby'impeta nibiveho rero, kuko icyatumye nguhamagara cyane kurenza ibindi bintu byose. Ubundi warubizi ko nyuma yuko dukoranye kiriya kiganiro uri gusobanura, nyuma yaho ngira ngo ikiganiro cya nyuma twagikoze turi kumwe na Ama-G The Black. Uyu munsi hari amajwi ari hanze yatumye ibintu byawe bimeze nkaho byongera gufata umuvuduko uri hejuru. Ayo ni amajwi y'umuhanuzi Nibishaka Theogene, n'ubundi nawe usanzwe ari umusitari kuri social media, ngira ngo mu gisata cya gospel. Amajwi hari ijambo ukoresheje ritari ryiza ngo ni umusitari. Ntabwo ari umusitari, arazwi. Buretse gato, ntabwo ari umusitari. Nanjye wicaye aho imbere y'abantu sindi umusitari. Umusitari ni Yesu. Umusitari ni Yesu wamennye amaraso ku musaraba. Ubwo reka dukoreshe n'imvugo arazwi mu bantu. Yego. Arazwi ariko iyo ukoresheje iryo jambo, yego, ngira ngo abantu nabo barabyumva, barabimenya, kuko iyo tuvuze umusitari ni umuntu ubuzwi cyane bitewe na social media, yego, cyangwa se bivuye ku bikorwa ko urashaka kuba uri umuhanzi, uri umunyamakuru, uri umuririmbyi, uri umuhanuzi, ukina filime, byose bishobora gutuma umenyekana. Reka twiyizire kuri ariya majwi. Yego, ariya majwi bamwe bari kuvuga ngo hari uburyo we na Nibishaka mushobora kuba
mukomunikana, uri akaba ari umupangu mwapanze. Ni nyuma y'uko mu minsi ishize ntago uriya mugabo ntago natinya kuvuga ko mutigeze mu minsi ishize mutavugaga rumwe. Wagiye ukora ibiganiro bigiye bitandukanye bigaragara ko utemeranya nawe, utemera ubuhanuzi bwe. Nyuma twongera kumva amajwi bamwe bavuze ko ari agakino muri gukina, ari umupangu, ari ukugutiza umurindi mu rugendo rwawe wari urimo. Naheriye nkubaza ngo urugendo rwawe rugeze he? Ndagira ngo usobanure kuri ariya majwi n'ikiganiro mwari muri kugirana kugira ngo hohereze ariya majwi. Ngira ngo nibishaka kuva yafungurwa nari ntarahura nawe ngo nganire nawe twicara n'iminota irenze 2. Nibishaka n'umuntu tutigeze tuvuga rumwe bitewe n'ubuhanuzi yari yarazanye bukakaye muri iyi mihanda. Ndavuga nturasa umuhanuzi w'Imana. Ariko buriya uko ugenda usenga Imana igenda ikwemeza umuntu cyangwa se guhuza n'abantu. Yego. Niyo bishaka numwe mu bantu bavuze ngo Noheli bagiye kumukubita umuhini agwe mu majipo y'abagore. Ari nabwo yavuga ngo Pasiteri Korode urugo rwe nta minsi nduhaye Juste bikakubayeho. Ari nabwo yavugaga ati Ezekiyeli wowe ugiye gusara werekeza epfiriye. Ndangije kuva uwo munsi nibwo natangiye gushwana na nibishaka murwanya. None umbajije amajwi ngo ni gute iriya saga twayibonye yawe utemeranye nawe, nyuma dutangira kubona amajwi abantu baraza kugira ngo ibi bintu bajye babona muri social media. Njyewe nyimara gushyira iyerekwa ryanjye hanze kugira ngo abantu bamenye n'ukuri, bajye bamenya n'ikibuga turi gukiniramo icyari cyo. Kandi abantu bitonde bamenye uko bavuga ibintu n'uko babitwara. Erega ntago mageragere iri kure ni munsi y'umuharuro. Nje nkunda kubibwira abantu babimenye. Nje nzavuga ibintu nzasubiramo, ndi kubibwira abanyarwanda, ndi kubibwira isi yose. Icyo umuntu atambwiye si cyo nzavuga icyo umuntu yambwiye. Nari nibereye mu rugo nk'umuntu witegura kuba umupapa cyangwa se witegura kuzuba ku rugo. Ko Imana ije kugukorera ubukwe. Rwose niyambariye ikabutura ya siporo, maze gukora utuntu tw'udusiporo mu rugo, nduhutse maze kurya, nicaye ku buriri. Mbona audio ya nibishaka Theogene ingezeho ivuga ngo Noheli muhungu wanjye. Kwanza baranayumvishije. Batogosa ubwonko. N'ibindi wenda sinafa kubyibuka, bura sindi mu memory card cyangwa computer. N'akantu ko kubenura ari nako abantu batinze cyane. Nibishaka yaravuze ngo benura biraterwa naho yavukiye n'ikinyarwanda cyiwe. Umuntu uva mu majaruguru n'umuntu mu majyepfo, hari n'abantu bava ngo washi, mvuze washi ni wamenye ibyo nshatse kuvuga. Kubenura wasanga yarabivuze mu kinyarwanda cy'iwabo. Yego. Cyaho yavukiye, cyaho yakuriye. Nkanjye ushaka kukubwira ngo washi bitewe naho navukiye naho nakuriye. Cyangwa avuga ngo kera. Ntabwo nari nzi ijambo ngo ahazaza cyangwa se ahahise. Nabimenye ngeze hehe i Kigali. Nize amashuri 6 yonyine. 6 ya primaire. Umurusha 3 ajya avuga ko yize 3. Mu bwenge bwanjye naho Imana ingejeje ni murindi Imana ntije mu bihe ndimo bitoroshye muri uru rugendo. Mu byukuri ndahura na bagihanda, ndahura na babwihebe, ndahura na baporoni, ndahura n'abankubita imijugujugu, ariko nizeye ijambo Imana yavuganye nanjye kizandinda. Nukuri ko Imana yampamagaye. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Irebera impfubyi n'abapfakazi. Iyabanye nanjye mu nda ya mama akanshyira ku isi agahita acaho. Ntabwo izemera ko nzagwa imbere y'Abafilisitiya batemera Imana rurema. Impamvu ni iyi. Yego. Nje nibishaka kimara kumiyudone singira ubwoba mu mutima wanjye. Ndavuga umuntu wandwanyije, umuntu wamvuzeho kuri audio arayohereza. Ndayumva. Ndavuga umuntu wandwanyije, umuntu wangengeje. Ni gute ashaka kunyereka ko nshyigikiye cyangwa ashaka kunyereka ko iyerekwa ryanjye Imana yamaye ishyigikiye. Yego. Ubu nta bindi bintu byihishe inyuma. Yeye wadiye umuntu. Nawe yavuze ko yayikohereje agira ngo arebe ko mwababariranye. Ndangije.
ndavuga iyi audio sindi buyikine mfite urugamba ndi kwirwanira kandi umuntu nyihereza mbwati dore kana ko mwarwanyaga mwemera mu banyamakuru bose muziranye kuki wahisemo kuyiha buretse gatoya none se we yayihakanye ko atariye ntiyayemeye yayemeye anasaba imbabazi rero audio nibwo Claude yayihabwaga amaze kuyibona ariko mbere yuko nyimuha buretse nibishaka wubwe wamusubije iki naramubwiye ati urakoze papa muha twatumenyetso tubiri tuba twibiganza yego twagurye aranyihorera ariko kuba yaravuze muri audio yamaye harimo ngo batogosa ubwonko yego benura mutikure wenda kurongora mu kinyarwanda wababyita gutikura cyangwa se babyita n'ibintu bitewe naho yavukiye nge ntago njya nibasira umuntu kuko twese ntago twavukiye ahantu hamwe ntago ujya mva umuntu avanga icyo ahubwo ngo avuge ngo icyo nicyo ico ngo nico bitewe naho yagize gute yavukiye rero abantu nibareba ngo kuba yaravuze ngo mutikure mubenure basaze batogosa ubwonko ngo barebe ko ngo bagire ngo nibishaka turakorana cyangwa se ni wangiriye imbabazi ni muhezo kugira ngo anyagiserere mwiyerekwa ariko yarakwagisereye ntabwo anyagisereye kuko yaranyagisereye yari kuba yaranyagisereye mbere yuko ubuhanuzi butambuka ahubwo icyo nshaka kubwira abantu ni iki Claude we namwumvishije audio nambwa ni dore audio umuhanuzi amaye bemera arayumva ngo ntiza arayumva mu nyuma natunguwe no kujya kumva nkumva audio iri hanze numva audio iri hanze numva Claude arimo arayikina amajwi ayivugaho ibyo se nabyo byazanye by'amatiku ngende kwitegura kuba Imana izangira umupapa vuba hangaha yego ariko mu by'ukuri icyo ngira ngo ntangariza isi ntangariza abankunda ntangariza abari kunsengera ntangariza abantu bishimiye ko Imana izankorera ubukwe kandi nzabukora nta na rimwe nta divorce nakoze ubu Imana yabiri gukorera abantu bakoze divorce ubukwe ikaba ari gukorera abantu bashenye rimwe kabiri gatatu bafite abana njye utarabyara ninjye wabura n'abapagane ninjye Imana yabara gukorera ubukwe izabukora ndangije audio rwose ibyayo mwagombaga kumbaza kuri audio nibyo ngibyo ubushuti bwawe na nibishaka buhagaze gute mubano wawe nawe mubano ukora icyakora namubariye bitewe nuko Noheli muhungu wanjye Bibiliya buretse gatoya Noheli muhungu wanjye nashaka kuvuga ati kwa ko Noheli twashwanye tugashwana mu bihe bya kera kankoresha iri jambo kandi uri mugabo arananduta uri umuntu byaye rimwe kabiri gatatu uri umusore nta na rimwe urabyara no mu myaka kuruta kuba yanyita umuhungu we ntago ari ibintu bikomeye ubu se kunyita unyise umuhungu wawe nabyimbagana kandi udusha imyaka aya ntago ubwirwa n'icyo ko nkuruta urabizi neza imyaka ni imibare byihorera imyaka myinshi cyane nari umufana wawe mba mu cyaro imyaka myinshi we ngiye kuri social media ejo bundi rero abakunzi ba Prophète byukura bagirana Noheli ndabasaba ibintu bibiri ntabwo ndi umugome ntabwo ndi umwicanyi ntabwo ndi umunyamabi ku buryo mutansengera n'abanyamakuru muri gukina video zanjye mugenda muzihererekanya zahashize kandi narababwiye ngo kugira ngo utindurira muri iyo televiziyo kuko iyo utindurira muri iyo televiziyo birangira ugonze narabwiye mutinde mureba ese Noheli waguye mu ntege nkeya zahashize tugacukumbura ibyo tukabizana yari afite ibikomere ntago tubitonyoye byari byaromye kuguma kurebeza video abantu bazikina nukuntera igikomere Imana yarambwiye ngo ndapfusha abantu bagaseka bo bapfusha bakagira gute bakarira niba mu bisukuri naraguye mu ntege nke nkazemera nkanazihana nkazibabarirwa ni gute abantu badashaka kuba bansura ahubwo ngo bampamagare bambwa ati umwana nubwo wanyuze gutyo ukanyura muri inzira ukanyuza ubuhanuzi ahangaha ndetse akajya n'ibikuvumbukaho bijye bigenda gutyo gutaha Imana nikugaragaraho cyangwa nikwiyereka ahubwo niyo bari kuba bambere gutiza Satani umurindi wo kugira ngo Prophète byukura bagirana Noheli asare ayagare atumutwe ejo mwana kumva ngo umuntu yiyahuye kubera iki feedback z'abana ari kwakira kandi ngo nabarokore ese imbabazi z'Imana niba zitakiriho niba zarashize no mu rusengero muvuga abantu barimo basohoke bashiremo bagende ibintu uri kumva n'amagambo uri kumva bishobora gutuma wiyahura ndakubwiza ukuri niba umuntu akwita igitera umuntu akakwita imbwa umuntu akakwita umuserebanya umuntu akavuga ati
kagwa muri Nyabarongo. Hari unumvisha mbya ngo ndakajya muri Nyabarongo. Ntabwo shaka kumuvugaho. Ihangane komera. Reka nkubwire mwana nukuri kw'Imana. Ibintu ndimo nabona ngaha ni ibintu bikomeye. Nibaza umuntu muzima akakubwira ati kajya muri Nyabarongo. Ihangane. Ni ibintu bikomeye. Ko umuntu yakubwira ati kajya muri Nyabarongo. Ihangane. Umuntu w'ikiremwa, umuntu utagira indangagaciro za Gikristo. Pore komera. Imana bigaragariza. Komera. Guta umuntu ufite indangagaciro za Gikristo. Umuntu bagakwiye kukomera ko ati mwene data niba narajwe. Basi iyo nibutse hano Imana yankwe n'ubuzima ngezemo n'abantu bari kurwanya ukuntu Imana igiye kungirira neza. Ntabwo ntabona icyo nakubwira. Gusa abantu bose bari gutangira kuzana hahise hawe ati Noheli tumuzi ku muhanda, abantu bakajya kuzana Noheli ari mu tubyina ari kumwe n'abakobwa. Birafasha iki abantu? Birafasha iki imitima y'Abanyarwanda? Birafasha iki imitima y'abadiaspora n'abantu bari ku isi yose bankurikiranye? Ntabwo ndi faraho ku buryo n'abayahakahebwe ku buryo Imana itangirira neza. Ntabwo ndi umusore mubi ku buryo Imana itanamaye uwo nifuza cyangwa se uwo yanyeretse ku buryo nabihinduye nk'uko abantu bavangira igiye kubihindura, ku buryo Imana itankorera ubukwe ngo impereze impeta. Ngira narayiguze. None ahangaha nkabirije abadayimoni nabo bakoreramo nabo batekereza. Nzambara impeta muri iki kiganza cyanjye. Kandi nzaba umugabo wo guhamya ibya Kristo n'umugabo wo guhamya ibyanjye mu rugo rwanjye. Ubuserika usanga wakarengeye umuntu ari umumaze. Ho kugira ngo umushumba aza gusanga kugira inama ni uri kukubwira ati kagwa muri toilette. Yo komera disi. Wowe uravuze ati ibihurimo ubaye waragiye no mu ntege nke abagakwiye kukomora. Niba bari gushaka ahubwo kugusunikiriza muri bwa buzima bubi. Niba umuntu ari kuguma kuzana video yahahise hano hera mu kabari. Akaguma kuyikina buri munsi, akaguma kuyihereza abantu, akaguma kuyipostinga. Yesu ijambo rivuga ngo nimubona ikizira cyamaze kwinjira hera. Muzararame murebe mu ijuru musenga. Ese reka nkubaza. Mu babo bantu bose bari kuvuga ngo na Terese nagize gute? Ndusha Salomo yarongoye abagore 1,000. Nje nta nubwo ndarongora abagore 3. N'uyu wa mbere w'isezerano Imana igiye kuzama yanyeretse mu mwuka. Nana byanga azabyihorera kuko Imana izagira gute ntabwo nzapfa ndi umusore. Ariko abantu bareke kumbwira ngo ndakagwa muri toilette. Bamwe bari guca ibibando ngo Noheli ngo ryama ngo ngako kabunoka abantu batagira no kwiyuba. Ugasanga umuntu uri murabivuga ni umuntu uvuga ngo mwumva uko Imana ivuze. Ni umuntu ufite indirimbo za gospel music. Mu byukuri bakunzi b'urugendo, bakunzi ba Prophet Noheli official, bakunzi b'imanuro n'ahandi hose, bakunzi ba Rwanda Gospel Show mu Rwanda no mu mahanga. Icyo nababwira abantu bose mubonye bicaye hano kuri kamera suko ari abantu batumwe n'Imana. Ariko ibimbabwiye ndi kubwira Imana ngo nizica gasuzugura uyu mwaka ku buzima bwanjye yiheshe icyubahiro ku buzima bw'abantu. Nohe kubona uri gukandagirwa cyangwa abantu bari kugenda bazana ayo mavideo nahise hawe ari abarokore abo musengana abo mwabanye mu butayu bikaba bitari gukorwa n'ababandi mwita abapagani. Ibi byo byaguhaye iyihe sura mu bo mugendana cyangwa se ikibabaje nuko bamwe mu bazanye amavideo yanjye yego ari nabo ubwabo ugiye kwa Mutangana Nyabugogo wabasangayo. Bamwe mu bandwanya ni bamwe birirwa bampamagara bandi coding uko bwije nuko bukeye. Nkumva ijwi ryanjye bari kinye mu kiganiro batabinsabiye uburenganzira. Ariko icyo nshimira Imana hari ijambo riboneka hano muri Nahumu. Mbanze nzisomera abantu bamenye ko Imana itanakaje, bamenye ko nyiriho ubutabazi bw'Imana. Ijambo riboneka muri Nahumu igice cya mbere ibice 2 umurongo wa mbere. Bibiri iravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe yose kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho. Hari umunyabibi utsembweho ku buzima bwanjye. Yego. Bibiri iravuga ngo Yuda we ntabwo ari Yuda uri kubwirwa, Noheli we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe yose kuko umunyabibi yatsembweho
atazongera kunyura mu nzira zawe, atazongera kunyura iwawe, ibitari bifite amatwi. Ndumva Imana igiye kubiteraho amatwi kugira ngo byumve kugira neza kw'Imana biceceke. Akanwa k'intare kose Imana igiye kukabumba iminwa. Ijambo rikavuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya n'abiyitirira Imana itabarimo. Kandi hari ijambo rivuga ngo imbwa ntabwo zizongera kubamukera. Yesu yaravuze ngo mubwire iyo ngunzu ngo ni Herode, ngo data arakora nanjye ndakora. Ndavugana n'ingunzu ziza kunca intege, ndavugana n'abadayimoni, ndavugana n'abavuga ko navangiwe, ndavugana n'ibivuga ko natazigera nubaka, nzaba umugabo. Bararwana bantsikamira, ariko ndarwana nzamuka nk'umuntu uri muri Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Nuko urakoze kubisobanuro byiza umpaye, ariko buriya abantu badukurikira, rimwe mu bantu bakurikira social media n'abantu bacukumbura utuntu turi hirya no hino. Nabibonye kuri aya majwi ya Prophet nibishaka, bari kugenda babaza ibintu byinshi. Aya majwi ubundi nyirizina, wenda reka ari naho mbaza ikibazo gisa nk'iki tujyana ku musozo, kuko uyu munsi nta bintu byinshi ndibikubaze. Ibyo nakubazaga wabisubije. Aya majwi umuntu yakibaza ngo yageze kuri Claude gute? Kuko nibishaka nawe namubajije yageze kuri Noheli gute? Nge ndakubwiye ko ndi umukristo ndakijije. Yego. Yaba nakishijwe ntabwo ari amaudio mwagiye mumbaza ngo ayo maudio nayawe uri mu kabari. Yego. Kuki nayemeye se? Nemera ko imbabazi z'Imana zihora. Yego. Mvugisha ukuri ngewe Noheli. Mu buzima bwanjye nka Prophet byukura bagirana Noheli. Iyo kugira ngo umuntu akire indwara arayirata. Video cyangwa se audio nibishaka yanyoherereje. Yego. Nayumvishije Pastor Claude araseka. Uyimwoherereje cyangwa narayimwumvishije gutya duhagararanye, araseka. Arambwira ngo yinyoherereze. Ndayimuha ngira ngo nukugira ngo ayumve. Ariko ntabwo yambwije ukuri ngambye ngo ngiye kwikoresha mu kiganiro. Bidaciye kabiri numva audio hehe mu kiganiro. Nibishaka ntiyamamagara bitewe na gahunda ze, n'impamvu yashaka kugeraho ziwe, n'impamvu yatumye audio ntabwo nyizi. Hari ibyo yashakaga ubwo ngubwo we, kuko njyewe icyo nkeneye niki. Sinyeneye kwita kuko yavuze ngo batogose, sinyeneye kwita ngo yavuze ngo batikure, sinyeneye kwita ngo yavuze ngo benura. Nabisobanuye bitewe n'umuntu ahantu yakuriye, naho yabaye, naho yize, naho yaciye. N'ikinyarwanda kiwabo umuntu arabyemerewe gukoresha imvugo ziwashaka. Abumva ko ari imvugo nyandagazi ni mu mubabarire, cyangwa se azaza bagire gute yabisabye imbabazi. Imana ishimye ko yabisabiye iki imbabazi. Ariko ndabwira abantu baduhanze amaso, mubasha kureba ikihagaze ikicariye umuntu, ariko ntago mubasha kureba ikimwicayemo. Umuntu mwebwe mubasha kureba igihagaze hejuru y'umuntu, ariko ikicaye mu muntu ntago mukireba. Kandi ikicaye mu muntu nicyo gifite imbaraga kurusha ikimuhagaze hejuru. Mwibagirwa heza. Reka nkubwire ikintu nize ku bantu. Umuntu akwanga mu kwa mbere, mu kwa kabiri akagukunda. Umuntu akwanga mu kwa gatatu, mu kwa kane akakwemera. Aho umuntu agejeje umunsi agukunda ni na hejuru yarenza kwanga. Abantu bakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati, ni nabo bamuhindukiranye Sawuli yenda kumutera icumu. Abantu bareba akantu gato y'umuntu yakoze kabi, bakavuga ngo napfe niyicwe, ni umugome, ni umutindi, ntacyo azageraho, ariko bakibagirwa ikintu cyiza umuntu yakoze. Mwe guha agaciro iki umuntu yakoze, muha agaciro ni icyiza yigeze gukora mu buzima bwe. Bizarushaho kugira gute kubageza mu rurembo rw'umurwa witwa Siyoni. Kandi turamutse tujonjoye mu mivugire yacu abantu bari hano hanze, twasanga twese dukora ibyaha, ahubwo tubeshejwe n'ijambo rivuga ngo Mana tubabarire. Yego, nibyo bitubeshejeho cyane. Ngira ngo Nohe ntago nabura kugushimira, kubera ko hari ibyo ubuje gusobanura kandi abantu bakeneye kumva. Ariko abantu benshi bakomeje n'ubundi kuvuga ngo ese mwabantu mwe mwarekeye aho kukomeza gusonga mama Pasiteri Madamu Asiya. Yewe yego, icyo nabwira abantu nanabatangariza, ntabwo nzongera kugaruka kuri kamera kwirirwa mvuga ngo mama Pasiteri ngwiki. Yerekwa ryaratambutse ryamugezeho. Igihari ni iki?
ni ugusenga kugira ngo Imana ibyo yavuganye nanjye zabisohoze. Kandi Imana niyo itanga, ni nayo igira gute, ni nayo yiyima umuntu. Yivuze ngo ndaguhaye nawe utera amahane, yivuze ngo nari narakwemeye ariko ndakwambuye, niyo ibikora. Urugero, Imana irakubwira ngo nguhaye umwana, nzaguha umwana w'umuhungu, ukajya kwa muganga, kuki upfa se? Kuki umwana ari igihe uva yapfuye? Ni Imana yica ikanakiza, ni Imana ivuga ngo ndaguhaye, ariko ni n'Imana ishobora kukwambura ibyo yaguhaye. Yego. None se kuki wambika umudamu impeta mu kabana ejo agahita apfa? Bivuze ngo ivu mu ivu, igitaka mu gitaka, ubugingo mu ijuru. Ni Imana ndi gusenga, nibareke bategereze, tubitege amaso dusenge. Ubuhanuzi bwanjye Imana yamaye nibusohora bazapfashe gushima, nibutanasohora ubwo Imana izaba ifite uko yabikoze. Ibyo bintu byo kungwa mu kiganiro narabibiyamye, ariko biragenda se. ndashima Imana. Uyu numubarize hano, hari ikibazo ushaka kubaza. Si ngombwa ko ujya muri frame ye. Hari ikibazo kimushaka kumubaza kimubaza. Hari ikibazo nshaka kubaza. Ubuhanuzi bwawe warabuhanuye, kandi uvuga ko ari Imana yabikubwiye. Ni Imana. Nimba ari Imana yabikubwiye rero, wirebera kuri comment z'abantu, sibyo? Kandi ikindi kintu ngira ngo mbwira abantu, wenda ari nacyo ngiye kukubwira kuri kamera, si ngombwa yuko abantu mwirirwa muvuga ngo Noheli ngo ntago yashakana n'uwo yavuze ko Imana yamuhuza nawe. Egera hino ndumva uri kuvuga neza. Kuko impamvu gakire mbivuze, Yego. mwejo bundi nakoze ikiganiro kirimo amakosa, ndi umukozi w'Imana, abantu benshi barabingayira. Nakoze ikiganiro uwitwa Dorimbogo amagaze hejuru nka kuriya, kandi ku muntu nka profete usenga Imana, kugira ngo umuntu azamagarere hejuru nkaho ndi gukina komedi, kandi ndi kubwira abantu iby'Imana igiye gukora, ni amakosa. Umva icyo navugaga. Abantu tujye twagura ibitekerezo, dukure mu bwonko. Ibintu Noheli yavuze yuko ari Imana yabimubwiye. Twese ntitwubaha Imana se? Tuzi yuko Imana yagiye ifata abantu ikabakura ku cyavu, ikabicazanya n'ibikomangoma. Imana yajyaga igenda igafata nk'umuntu ikamushyingira ibwami, sibyo se? Ibyo rero kuba wenda Imana yaramubwiye ngo agiye gushakana na Madamu Asiya, it's okay, ni ibintu bisanzwe nimba ari Imana yavuze. Ikibi byaba ari uko ari Noheli we wabyibwiye ubwe, nyine akabyishyiramo tu. Ariko abantu murekeraho kuvuga ngo ntaguri yaberanye n'uriya, ntaguri yaberanye n'uriya. Ni nkuko nanjye Imana yamfata, urugero ntarashaka, ikajya kunkingirana n'umukobwa wa Putin. Si urugero se? Sibyo se? Wa Putin. Cyangwa se Imana ikamfata wenda nk'umukuru w'igihugu nyakubahwa His Excellency, Imana ikankingira umukobwa we. Bigaragara ari Imana yavuze. Imana yavuze itegeka n'inyanja igacikamo kabiri, sibyo? Sasa rero ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe. Abantu bandika comment abenshi nababa bari mu mubiri. Nimba ariyo yavuze, nibayireke izicira inzira. Ariko nimba atariyo yavuze, nibabitega igihe Imana izasobanura ibintu. Je ndumva ariyo point. Niyo mpamvu abantu batigeze banaza babona wenda nza gutangaho conclusion kuri ibintu bya Noheli birimo biravugwa. Nimba ari Imana yavuze, nge ndayubaha, nyiha agaciro. Ni Imana yamfashe ngewe ubwanjye. Wa muntu abantu bavuga ngo uriya ngo nta kintu yageraho. Uyu munsi mpa agaciro, isi yose ababashije kumenya baranyubaha. So ibonye ubu noneho ko ndimo ndanakina amafilime. Yego. Uyu munsi izina mfite rero benshi ntago bari expectingaga. Nimba ariyo yavuze rero, komera kandi ntiwongere kucogozwa n'abantu. Ariko nimba atariyo yavuze, uzace bugufi uyisaba Imana imbabazi mu mutima wawe. Sinangombwa kuza kuzisaba kuri kamera, sibyo se? Cyangwa nibi nabangombwa uzazuzisabe kuri kamera, ariko ibyo ni ibintu bisanzwe. Rero ni icyo kintu naringiye kuvugaho. Ibindi byo nzagaruka hano ku rugendo, mfite byinshi ndashaka kuza nka Togota. Yego. Ndashaka kuza nka Togota, ahubwo abantu nimba munkumbuye mumbwire muti welcome. Yego. Karaba arakoze cyane ku gitekerezo cye. Nohe, wena turi kugana ku musozo. Ati ngiye mpagaritse gukora ibiganiro, ngiye gufata umwanya wo gusenga, ubundi gusengera icyo Imana yambwiye kizasohora. Mu by'ukuri ngiye nkunda kubwira abantu ibi bintu. Ntabaga Imana igiye kunyuzamo yivuze ngo ngiye gutabara Gakire cyangwa se Pasi n'abandi. Ntabaga Imana ibanza kugisha inama umuntu. Kandi n'abari kunyaturaho ngo nzabona ishyano. Namwe icyo nkundira Imana n'ige rya ruswa bizarangira muri bonye. Yego. Rero icyo nababwira ni iki? Mutuze umutima, Imana niyo yavuze dusenge, twizere Imana ko ishobora byose, kuko nge ndayizeye, iyantumye mu mujyi ndayizi,
iyantumye kuri kamera ngo nze mvuga ibi ngibi ndayizi, n'Imana itabasha kubeshya, n'Imana itarya ruswa, kandi abantu bajye bamenya ko Imana, ese ubundi iyo murebye mubona nta bukwe nzakora. ariko nohe Ese iyo murebye mubona ndi umusore mubi. birasobanutse pe. Nimutuze rero Imana itarakora iminsi igiye kubirangiza. Nohe Karame. hari urabizi nari nyarutse hirya gatoya, hari gatoya ikintu nge nagize ikibazo cyane bijyanye n'icyo kuki wari uri kunumvisha waganiriye uvuga ko Claude ari umugome ashaka kugufungisha, ndetse bijyanye nuko ari amajwi yashyize hanze, bimeze bite ubundi? Urambwiye ngo uvuga ko Claude ari kugutambamira, ashaka kuba hari ikintu kibi yagukora kugira ngo agufungishe kubwo ari amajwi yashyize hanze no cyexpressemo ibintu. Kubera icyo avuze ati Claude ni umugome, umwirinde, umwitondere, usa nkaho avuga gutyo muri ubwo buryo. mbibwira nde? Ni ikiganiro kimwe kiri ahantu muri ubwo buryo, ariko reka twere kubitindaho cyane. Wowe none se ubundi reka nkubaze, kuki umuntu we yifata akavuga ngo bicaye bacura umugambi? yego Kandi Imana mu biganiro byose nakoze, yego ni ahantu higeze haboneka ko niciye ngo ncure umugambi. Niba umuntu ari kwifata akajya kuri kamera akavuga ati kanaka na kanaka bacuza umugambi wo kugira ngo basaze urugo rwa kanaka, mbifitemo iyihe nyungu? Ko nta zina riremereye mfite, mbifitemo iyihe nyungu? Nta nzu ngira, nta modoka ngira mu mujyi wa Kigali, niyihe nyungu mbifitemo? Mu by'ukuri ntaca no mfite ziremereye nk'izi zanyu, mbifitemo iyihe nyungu? Nta nyungu n'imwe mbifitemo. yego Nibishaka nabisobanuye, ushaka kunsubiza inyuma, nabisobanuriye gakire n'abanyarwanda badukurikiranye n'abadiaspora. urwego rwose Bifuza nibishaka na Claude ntabwo nzikeneye kuzijyamo, ubwo bafite ibyo bapfa. Icyo ndeba ni igiki? Ndi kureba ku Imana yavuganye nanjye, nacyo ndi gusengera. yego Hanyuma impamvu nabivuze ni ikiganiro kimwe numvishije ngo iriya ngegera ahubwo, yego kuki badafata ingegera ngo bazifunge? Ni gute umuntu umukozi w'Imana avuga ngo ni gute badafata ingegera ngo bazifunge? Mu by'ukuri turabakozi Imana kutudushya muri kinyabupfura. ariko nohe uvuze ikinyabupfura, kandi mu biganiro tumaze iminsi dukora commentaire nyinshi zigushinza kuba discipline yawe yaba ari nkeya cyane mu buryo genda usobanuramo ibintu ndetse no kudefend ibintu. Rekera ngo kunje ndi ntungane mu mbabare discipline nyene narangaje nkorana mu biganiro nibyo nagaragaje. Yego Hari ikindi nyuma y'imbabazi hari undi rubanza. Imana imbabare nabo bambabarire kuri discipline nyeya. Ubwo uyu munsi ngiye kugira discipline. ugiye kugira discipline. Yego. Aha, Noheli mushyashya, Noheli ushaka kubaka urugo, Noheli ushaka guhindura ubuzima, Noheli ushaka guhindura icyerekezo kivuga butumwa. Kuko bavuze ati ntabwo ndi umunyedini cyangwa umunyetorero runaka, ndi umukristo kandi uzahora uri we. Yego Nohe, muri zino situation hari ibintu wenda kugira ngo tunakureke ugere mu ivuga butumwa, ndabona ukomeje, hari ibintu byinshi cyane nakubonyeho, hari ibyo wavuze, ibyo wasobanuye. Uyu munsi wa none ni cye kintu wicuza kuba warakoze muri no minsi, ushaka kuvuga uti kino kintu kiranyigishije kandi nawe gishobora kukwigisha udukurikiye. Ushaka kumenya icyo nicuza, amamagare kuri 0780529080. Ni nimero ya Prophète Byukura bagirane Noheli, iba kuri WhatsApp. Si n'ubwa mbere ngitanze ku Manuro TV ndetse no n'ahandi hose, bagende bayishaka. Ntabaga ibintu byose babivugira ahangaha, kuko namaze kumenya ko mageragere ntabwo ari kure, ni hano hepfo munsi y'umuharuro rwose. Nohe urumva ikiravuga ati baguhamagare mu makosa nazigera nkora. Sinzigera nkora ikosa rituma njya gufungwa, sindafungwa kuva navuka. Yego. Sinzigera nkora ikosa rituma njya imageragere cyangwa njya mu nzego z'umutekano. Ngomba gukorera Imana nka Prophète, nubaha Imana, upinga ubuhanuzi bwanjye akabupinga, ubwemera akabwemera, udashaka ubwemera subscribe yawe ukayireka, ntunagifungure telefone yawe, ufite uburenganzira rwose. Gusa ndabizi neza ko Bibiliya iravuga ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Nta mukiza muri kimwe, nta mukiza muri bibiri, ahubwo ni muri byose. Nohe, hari ikintu nabonye cyakwiye hano hatandukanye, bamwe bo mwagiye mukorana ivuga butumwa ndetse n'abandi batandukanye, cyane cyane bari kuza ngo
abakobwa ngo watse ishimisha mubiri ngo abo wagiye utereta bikanga yewe nanjye harabagiye banyandikira ngo mwagiye muhurira ahantu bavuga ati aravuga iki ni cyo kintu gishobora kwerekana ko Noheli wa kera wahahise uyu Noheli ari mushyashya ari mu byaga baca umugani nkajya ngiguye nawo itagira ihembe iguye nawe itagira ihembe itapfuye ngo ni nawe yiryaho niko bavugara yapfuye nawe utayiryaho oya iguye nta itagira ihembe ikinyarwanda cyo nawe utayigera ihembe. Umuntu wese yiteguye kubona Noheli ameze nka rwa rusambo rwitwa Baraba, ariko bibagiwe ko na Baraba yagiriwe imbabazi bakavuga ati mubambe Yesu. Yego. Ariko reka mbabwire ikintu bagomba kumenya. Hano haje bashishi banje ntazi, haje bakuru banje ntazi, haza na data zaza simbizi, na mama wanje azazuka ze dore bureje umuntu azaza. Haje waje avuga ko yateretanaga nanjye no kumanura hari wakiriye avuga ngo imvugo y'Imana yititiza umwuka w'abadayimoni uhoraho n'umwuka w'Imana ubaho. Icyakora bazabamenyera ku mbuto bera. Naba nanjye naraje nemera intege nke zanjye nzisabira Imana imbabazi, ariko bo ububa niko bavuga ngabonwa n'uhagaze. Vuba ahangaha Imana iraje batwikurura abasigaye bari kwigitirira izina ry'Imana bari kungendaho kandi Imana yaravuganye nanjye. Muri bino bihe by'urukundo navuga ngo urimo mu mutima wawe ni cyo kintu cyagukomerekeje cyane ku buryo wavuga ati iki kintu usanze nabivuze. Jya muri Nyabarongo gapfe ryama tugukubita abandi baciye igiti live. Uwitwa Fata Inkoni mwakoranye umurimo w'Imana yazitaguye abazimu bakurimo ngo bahunze. Reka nkubwire ikintu atazi. Ndi umuprofete mu Rwanda no mu mahanga. Ndi umuhanuzi w'isi yose, sindi umuhanuzi w'umunyarwanda. Mvumye umwuka wose udaturutse ku Mana uzusatira profete mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana n'ubudahangarwa buri muri njyewe. Ntabwo ndababwiza ukuri, ntabwo imigambi yabo izahama izanasohora. Imigambi y'abantu bashaka kundwanya biyitirira ngo bari mu buhanuzi ncecekesheje amajwi yose y'abarozi mu izina rya Yesu. Nje ndi umuhanuzi, nta murozi nta mudayimoni, Satani n'abadayimoni be n'abambari be mbatangariza. Ndakubwiza ukuri kwiyamamagaye ko nta murozi uzigera uninyuka cyangwa umudayimoni. Ndi umuhanuzi. Ese Prophet tuganira numwe mu bantu hano twaganiriye twakoranye ikiganiro yatubwiye ko umuhanuzi aba yarasizwe. Waba warasigiwe he? Waba warasizwe nande warimitswe nande ku ijambo rivuga nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko nkweza utaravuka nkugira umuhanuzi wo guhanurira amahanga. Noneho ntabwo ari u Rwanda gusa. Yego. Nkugira umuhanuzi wo guhanurira amahanga. Ntukeneye abagusiga. Amavuta ari amavuta ya yera abagenda bagura hano Nyabugogo, ari abagenda bakagura Nyamirambo, aya bagura muri alimentation ntabwo ari wenyeneye. Nasizwe nyiri mu nda ya kana majestere. Kuki sabatijwe mu mazi menshi kandi amazi hose tuyabona? Giki? Kuki amavuta watejeje agaciro kandi batijwe mu mazi no kujya mu mazi menshi? Ubuse wowe ntago wagenda ukidumbaguza ukavuga ko byakubayeho. Hoya, erega agaciro ntabwo ari uko widumbaguje. Agaciro nuko wemera ko ari umubatizo kandi uwo mubatizo wawe hakaba hari papa wo mu mwuka. Papa wanjye wo mu mwuka. Umupasiteri wakubatije. Ntubatijwe mu mazi menshi. Papa wanjye mu mwuka wa mbere wo mu mwuka wawe ni mwuka wera. Kubera iki? Aravuga ngo nzakwigisha. Nkwereke inzira. Tuganira. So bari kuvuga ngo barutayisire. So bari kuvuga ngo barutayisire ngo bagitwaza n'amasaso. Mbemera nk'abatsikato. Batejeje agaciro nawe. Mbemera nk'aba papa banje. Ahubwo mbemera nk'abakozi b'Imana bafite indangagaciro za Gikristo muri Kristo Yesu. Kandi ubwo ndagushubije no ko wasubiza ibinyuma ntabwo akongera kujya mu mazi menshi. Nsubira mu mazi menshi njewe. Ndabatizwa kangahe se ko mfite ururimi rubi nkagira umubiri umwe. Ndajya kubatizwa inshuro zinga. Oya tuvuga n'urugero wasubiza ibinyuma utarabatizwa mu mazi menshi. Wasubiza ibihe inyuma utarabatizwa ntabwo wazongera kubatizwa mu mazi menshi. Kubatizwa n'itegeko ry'Imana na Yesu yarabatijwe. Icyo si ikibazo. Yego. Ariko hari mwuka wera. Ubusamaza hanagura ibyaha. Kugenda bakakudumbura muri Nyabarongo cyangwa se bakakudumbura hano muri piscine kuri Dove n'ahandi hagiye hatandukanye n'ahandi hari amapiscine hagiye bakakudumbura bakakwibiza. Uracubira n'ubundi ukazamuka kuri wa wundi. Bundi mubatizo usobanuye iki? Gupfana na Yesu ukazukana naye mu bugingo buhoraho bushya. Buhoraho. Ariko kumbwira ngo amavuta nge nasizwe nyiva mu nda ya mama na data. Aryo ryajambo mvuga ngo nakumenye utaravuka. Yego. Ndakweza ndagusiga nge ndi profete. Kuba tubarofete se no kunsuka ihembe. Ejo muje ubusa ni hari ababiguze. Bagatumira abamena ihembe agatangira kwiyuzuza mwuka wera. Nyamara kabahetse ngo by'umwana yaraheze kera.
ahubwo nyuma yo gushaka kugira ngo nanjye ubyemere ko ndi profete noneho Imana igiye kungirira neza nzambara impeta nanjye bahita bamereze ngo ni bushumba niyo mpamvu navuze ngo sindi muri ADPR ngiki dore ngiyi nambaye intuza kuko namaze kumenya ko Imana itagituye mu ihema ahubwo ituye muri njyewe. Ibyo twarabiganiriye cyane ariko yakubaza kino kibazo wenda dusa naho tunasoza Noheli. Sasa hari ikintu gikomeye cyane. Usa Bishop Gafaranga ntabwo mumubona nka Bishop Gafaranga. Oya nizina ntabwo yabyimikiye ariko. None si yavuga ubona atari nka Bishop. Ashatse se yavuga ati mumeneho amavuta yanyu muhite munyimika muzane kamera. Ntabwo tubona nka Bishop nizina nkuko hari abantu bitwa ba pasteri naho ushaka. Jewe rero ndi profete kandi kuko naho ushaka kwita profete kandi utari profete. Profete bisobanura umuhanuzi. Ndi umuhanuzi. Apana ahubwo uciritse ndi umuhanuzi w'isi yose. Noheli reka twigendera hano gutya mfura ya data. Sasa hari ikintu wicisheho cyane uvuga yuko Pastor Claude Yanga nibishaka Theogene. Urangiye uretse gatoya reka tujyane. Genda gake nanjye nkusubize. Reka nanjye mbaze ikibazo cyanjye ntabwo ndagisoza ku cyumva. Discipline mu kiganiro kugira ngo tugere neza kugira ngo kibazo. Dore ikintu kirimo kigoye cyane. Wavuze ati Pastor Claude Yanga nibishaka Theogene. Ndetse ari gukora igishoboka cyose cyo kugira ngo amusubize hehe gerezane. None wowe ukagaruka ukamuhereza iriya audio ubwo impamvu nabivuze nuko ndi kubona ibiganiro by'aba bagabo bombi bari gukora yaba nibishaka yaba Pastor Claude nibishaka uramushinze iki buretse gatoya yego ibiganiro byabo birimo imaka birimo guhangana kandi nge ntabwo nshaka kujya mu matiko ndi kwitegura kuzaba umupapa kucyo nzana mu matiko ndi kwitegura ubukwe ngewe oya amatiku nava ngo ne wayuhiriye igihe wafataga audio nibishaka yaguhaye isa nkaho yari private nibishaka yayimpaye hehe inyamata sinzi impamvu nibishaka yimpaye ntabwo nayimuhari inyamata nayimuhaye turi muri ara mu gihe bakora ikiganiro muzana ba Majide Boraka bakampagarara hejuru wari uhari ntabwo nari impari rekeraho rero ubwo ngubwo byumvikanye abantu bakurikiranye ikiganiro barabizi uwo niwe munsi papa si wari ufite yari yihe kwari kugira ngo ubake nibishaka Theogene nagiraga ngo ubake Pastor Claude cyangwa wagira ngo ubake umurimo w'Imana uziranye na nibishaka cyane baziranye hehe ko bataranahura ntago barahura aho wabo beshye cyane niyo banahura nta bintu bahuye kuko bahuye mwibura naryewe icyo ni kimwe kabiri numwe mu bantu Pastor Claude yarazamukaga nibishaka nakazamuka mbere atarajya muri gereza nabavuze nti nanjye ko ndi mu bantu yatoyeho ibi bintu ku cyama yiwodiyo kanyihereze Claude urumva neza hanyuma Claude nanubwo nayimuhaye ari inyamata twari turi kumwe arayumva arambwa ati yime sanga yikoresheje mu kiganiro nge nta biganiro by'amatiku nyikunda kujyamo igihari niki nibishaka niba abantu bamufata nk'ikosa cyangwa se amufata nk'umunyamakosa bamubabarire kuko ntabwo imbabazi z'Imana zashize mu rusengero murakoze cyane Imana bahumugisha Noheli reka tugushimire cyane ngire ngo niba ari ubutumwa watanga kuri umukunzi Asia cyangwa se no kuri societe muri rusange icyo mnavuga abantu nibakura amaso ku bantu bayahanga Imana kuko ibindi byose bizarangira murakoze